Izi ndabasuje meze mute nje n'umusatsi kuri kamera udashokoje nje kukwereka modeli wakora nimba ugiye mu bukwe nimba ufite naturere nk'iyi ngiyi kandi ukagenda usa neza. Guys, ko ntacyo ntazabereka nta na kimwe. Nimba ushaka kujya mu kirori usa neza egera hino ndakugegera hino. Ushaka kujya mu bukwe ufite akanatirere gakeya egera hino wereka akamodeli ushobora gufunga kandi ukajya hehe ukajya mu kirori cyawe negeza agatebe imbere cyambe nk'ababandi ngo reka ntera agatebe reka nshire na mikoro hano. Guys, nje kukwereka rero urumje kukwereka ukuntu wabigenza. Urabanza ugasokoza mbese na makoroni no nje kukwereka uburyo wafunga guys. Urabanza ugasokoza umusatsi wawe mbere kugize intebe inyuma sibyo usokoze unoge mana yawe ugasanga umuru umva nimba ufite naturere bigenze gute menya kuyikorera isuku menya gusokoza neza. Ubu naraje nye kujya mbereka ukuntu wasokoza naturere kandi ukagenda mu nzira usa neza, ukuntu wafunga agashinyo ukagenda ugize gute usa neza ukeye nta wakunyuzamo ijisho. Rega tugeze muri viziyo nubwo turi abarokore guys ariko tugomba gusa neza, si byose nta mpamvu yo kwicupiza. None se umva abantu batanyumva nabi ndabizi nshaka abantu bashaka kubyumva bakanyumva nabi. Nibyo koko tugeze mu iterambere. None se muyobewe ko kera nta muntu wajyaga mu rusengero, reka mvuge muri ADPR, nta muririmbyi wajyaga kuririmba adateze igitambaro. Ako subuse tusigaye tugenda dushokoje. Rero niyo mpamvu mvuze ngo tugeze mu iterambere, kandi aho iterambere ritujyanye niho tujya, kandi itorero ryacu naryo rikaba ribyemera, sibyo? Urasokoza neza nyine uyu muzana ukawuzana ariko bireba gaye ukawuzamura cyane nyine ukawuzamura n'uyu komanda ukawuzamura n'uyu w'imbere ukawuzamura. Guys, nimba ufite umusatsi mukeya nk'uyu ubikoresha turiya tuntu dukweduka. Nudukoresha turiya tuntu dukweduka umusatsi wawe uzanyofuka. Uzafata agatambaro cyangwa ufate rasi. Ni inama nje kukugira, sibyo? Sorry reka ntanabe. Uzafata gase cyangwa se ufata agatambaro, sibyo? K'umukara nyine gato yakatagaragara, cyangwa se bitewe n'ibyo ugiye kujyana wanajyanisha n'ibyo ugiye kujyana. Ariko njyewe nagize gute ndazanye rasi kuko rasi irakomeye, sibyo? Irakomeye kandi ndayinyuzamo kabiri kugira ngo nizere ko uko nagize wa musatsi wanjye ko bikomeye, sibyo guys? Kamera inyuma ko bikomeye kandi nta muntu uraza kumenya ko nafungishije rasi. Gusa nende uraza kubimenya nawe kubera n'umusatsi urayihisha, kubera n'akarase kaba kagize gute akarase. Ariko bibona ndumva ariko bibona akakoni karekare hasirikiye n'inyuma hasubije niko keza katangura. Noneho guys uragenda usamura ko n'ahandi kuzamura umusatsi ukazamuka kandi ukazamuka neza. Nongera ngenda nzirika kuko iyo uri kuzamura bigenda byongera byoroha
kagusaba kongera kuzirika kongera kuzirika guys nta mpamvu yo kugucishamo ijisho tunasokoje ndongera ntusoko ukageza aho nyine umva shinyo yawe uyishaka kubera umusatsi wawe ni wowe nyine ubuzaho ugera sinakubwira kugeza inyuma cyane kandi siko umusatsi wawe ari mugufi hoye naba nkubiye ahubwo gira gute geza bitewe naho umusatsi wawe ugeze sibyo nshuti yanjye fata uburoso bwawe utaborosesha genda ugira gutya igitutu tudasokoje dutungana amahara wenda kurebera muri kamera nanjye kandi nagafashe indorerwamo nkayireberamo gakona ari byiza kayishyira ahangaha nireberemo bebe urabona ukuntu biryoshye wawu ugahita usokoza umusatsi wo hejuru nyine ntabwo ukoza hano shinyo wa muntu we hano akagozi oya usokoza uyu wo hejuru sibyo gayo ukawusokoza neza kugira ngo unoge nimba ugiye mu akangaka inyuma ndakagobekamo neza ku buryo katagaragara se kabonaga gusa ubu ngubu urabona wamenya n'icyo nafungishije ntacyo wamenya pe kandi ubona funga agashinyo keza karyoshye nubwo uri umurokore nshuti yanjye akangaka ukagize koko kajya mu bukwe ntiwabusa neza hari uwakunyuza n'ijisho twige gusa neza iga gusa neza nshuti Jesus Christ mbega ibintu byiza mana yanjye mbega agashinyo keza guys mana we ngaho mbwira ntubonye itandukaniro nshuti yanjye twige gusa neza nurangiza ugahita ushyiraho akantu kawe nimba wakenyeye hesha agaciro shaho mukenyero hesha agaciro uwo mukenyero wenda ntiwagiye muri saro ntiwagize ute ariko nawe mu rugo wabyikorera ibi bintu mu rugo ntiwabyikorera ubu urabona si mwabaraga agasatsi gake mfite ariko reba ugafunzemo shi ugafunzemo shinyo urabona pe utagira ngo ni mwinshi cyane urabona wagira ngo ni umusatsi mwinshi kandi pe ni mukeya guys twige gusa neza nimba ugiye mu bukwe ukagenda gutya n'ukuri ndabizi ko ukubonye wese abona ko uri umusirimu ukubonye wese aravuga ati wawu uraberewe noneho reba harimo agakenyero ana we nuko nta kitero mfite guys reka nifashishe nk'aka gatambaro nyine mbereke tuvuge wenda urakenyeye yes we mana we nimuvuge ngo ni ibiki ariko reka tugereranye urakenyeye guys wasokoje gutya urakenyeye ufasha agakenyero kawe gutya ninde wabukurushije kuberwa ngo nuko utagiye muri saro nimba wisokoreshe gutya ninde ukurushije kuberwa guys suberewe reba wicaye mu gakenyero kawe umeze gutya cyangwa wambaye akenda kawe keza wasohotse ndababwiye ngo muse neza mwiga gusa neza ndizera ko mubibonye agashinya nari mfunze nukuri ndabakunda guys mukomeze mugire ibihe byiza utarakora subscribe nakore subscribe share like na comment ndabakunda cyane ndabakunda murabona ko
ubabonye andika muri comment umbwire nimba mbikoze neza urabona nta bikabyo kizemo hari bikabyo kizemo ariko urabona ko wagenda usa neza uwo mwahura mu nzira wese yakubwira ati urasa neza kandi ari agasatsi kawe wifungiye guys tuzasubire ndumaragira ibintu byinshi ariko mujye mukomeza mukurikirane Fofo TV show kore kukazogera kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro byacu turabakunda ciao bye numvaga ntatandukana namwe ariko iminota irambwiye ngo ni insozi ikiganiro tuzasubiraga